Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyabihu imaze guta muri yombi uwitwa Eric Munyentwari ukekwaho kugira uruhare muri urugomo rwabaye mu ijoro ryo ku itariki 17 Mata 2026. Urwo rugomo rukaba rwasize umuntu akomeretse bikomeye, akaba yajyanwe ku bitaro. Byose byatangiye ku bintu benshi bashobora gufata nk'ibyoroheje, kwishyura fagitire y'inzoga. Ariko se ni gute ikibazo nk'iki cyoroheje cyahindutse intambara? Ni iki cyabaye muri iryo joro, kandi ni bande bashobora kuzabibazwa imbere y'amategeko? Iyi ni inkuru irimo ukuri kuzuye n'ibisobanuro bituma wumva neza ibyabaye. Ni mu murenge wa Mukamira mu mudugudu wa Kamenyo, ni ahantu hasanzwe hatuje, abaturage bari kujya mu mirimo yabo ya buri munsi n'utundi tuba tworoheje dufasha abaturage kuruhuka nimugoroba. Aha niho hari akabari Kamanirakiza Odile, ahantu bahurira bakaganira, banywa bagasangira ndetse bakaganira no ku buzima bwabo. Mu ijoro rero ryo ku itariki 17 Mata 2026 ibintu byari bisanzwe nk'ibisanzwe. Nta muntu wari uzi ko mu masaha make cyane haraza kuvuga ikibazo gikomeye. Mu bantu bari muri ako kabari harimo uwitwa Mutimana Theoneste. Nk'abandi bose yari yicaye anywa asangira n'abandi, ariko igihe cyo kwishyura kigeze ibintu bihindura isura ndetse bifata indi ntera. Theoneste yabuze amafaranga yo kwishyura ibyo yari yafashe. Ibintu byateje impaka, bari baraho rero bamubwira ko agomba gutaha amaze kwishyura. Aha niho ibintu byatangiye guhindura isura. Tekereza uri mu bantu benshi ubuze ubwishyu ugatangira gusabwa kwishyura ku gahato. Hari ubwo umuntu yumva asebye cyane, hari ubwo wumva arakaye, hari ubwo umuntu yumva asebye, hari ubwo umuntu yumva asebye mu bandi abivanzemo no kurakara. Hari n'igihe ashobora gufata icyemezo kibi cyane kubera abantu bari kumushishikariza kwishyura ndetse n'ababigizemo uruhare. Amakuru avuga ko Theoneste yaje kubona ubwishyu, ariko umutima we ntabwo wari uri hamwe, kuko yagomeje kugira inzika y'abantu bakomeje kumubwira ko agomba gutaha yishyuye. Yasohotse mu kabari, ariko niyagiye kure hanze y'akabari mu mwijima w'ijoro nibwo ibintu byahindutse bibi cyane. Theoneste ngo yagiye gushaka abo yita ko bamukozeho cyangwa se bakomezaga kumushishikariza ko agomba gutaha yishyuye, ndetse harimo n'abamubujije gutaha atishyuye. Amagambo akakaye, gusunikana cyane. Mu kanya gato gusa imirwano yahise itangira. Ko yamaze gusohoka mu kabari ahita ajya gutangira ba bandi bari kumubwira ko agomba gutaha yishyuye. Abantu bariruka, abandi bagerageza gutabara, abandi barakomereka, ariko ibintu byari byamaze kurenga umurongo. Ko muri izo mvururu uwitwa Iradukunda Olivier n'umwe mu bahuye n'ingaruka zikomeye cyane. Yakubiswe urubaho ku mutwe, igikomere cyari gikomeye cyane kuko byasabye guhita ajyanwa kwa muganga vuba na bwangu. Kuri ubu arimo kuvurirwa kuri poste de sante ya Jaba. Tekereza ubuzima bw'umuntu buhindutse mu kanya gato cyane ku mpamvu zatangiye nk'impaka zisanzwe. Nyuma y'ibi byose polisi y'u Rwanda ntiyatinze kugira icyo ikora. Iperereza ryahise ritangira, abakekwaho kugira uruhare batangira gushakishwa. Kugeza ubu uwitwa Eric Munyentwari yamaze gutabwa muri yombi, afungiye kuri polisi ya sitasiyo ya Mukamira. Abandi bakekwaho kugira uruhare muri uru rugomo barimo gushakishwa n'inzego z'umutekano. Mu Rwanda urugomo nkuru ntabwo barwihanganira. Gukubita ndetse no gukomeretsa undi bishobora gukurikiranwa n'amategeko, kandi uwabihamijwe ashobora guhanishwa igifungo. Ibi bisobanura ko abari muri iyo mirwano bose bashobora kubibazwa ku giti cyabo. Iyi si nkuru y'Inyabihu gusa, ahubwo ni isomo ku bantu bose, cyane cyane ku bantu banywa inzoga. Akenshi amakimbirane atangira ku bintu bito cyane, amafaranga, amagambo, agasuzuguro, ariko ibyo iyo bidakemuwe neza bishobora kuvamo ingaruka zikomeye cyane. Ndetse hari na famiye y'uyu mugabo ubu ngubu bari mu gahinda n'akababaro. Hari n'abandi bashobora gufungwa, ubuzima bwabo bugahinduka burundu. Ibi byose byaturutse ku kintu cyari kwirindwa, ndetse bakajya n'inama. Ese koko ni ngombwa ko impaka zirangira mu mirwano? Ese ni iki cyakorwa kugira ngo ibintu nk'ibi bitazongera kubaho? Andika igitekerezo cyawe hasi, sangiza iyi video kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe ku Itoza TV Rwanda kugira ngo ukomeze kubona inkuru zisese, kugira ngo ukomeze kubona amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, by'umwihariko mu Rwanda, zifite ukuri ndetse ziba zicukumbuye. Bienvenue kwizera niko nitwaye Itoza TV cyo gukora urakizi. Reba hasi ndetse subscribe uyikore, ubundi mu kanya